Mwiriwe neza, mahoro kuri buri umwe udukurikiye. Ntekereza ko murimo muribaza noneho se byagenze biti, agiye kujya duha ibiganiro nk'abasabe nk'abayago nk'abayirene n'abandi nabonye. Oya, ntago ari byo, ahubwo nje uyu munsi ngo tuganire ku gitekerezo gisa n'icyihariye, nishimwe nk'uko mubibona ku mutima. Ndanyuzwe cyane pe, kandi nyuzwe cyane kubera mwe. Ingingo tugiye kuganiraho rero ni eshanu, ndahera ku ya nyuma. Abantu mwagiye mumbaza, yewe munibaza ese launch album tuzayibona ryari, album izalaunchingwa ryari? Icyo nicyo turi busubize. Ikindi ni ese mbere ya album nta bikorwa bindi uri kuduteganyiriza, kuko wenda launch ishobora kutaba ejo, ariko se niba ejo bundi ejo tuzaba duhugiye kuki? Cya gatatu, ese nta cyakorwa ngo ubusizi tujye tububona buri gihe? Nibe bya bindi byo kuvuga ngo tuzategereza yuko umuntu yasohoye album ay launching, hakorwa iki kugira ngo ubusizi bujye bubaho mu gihe gihoraho, tumenya aho twabubariza? Icya kane, ese icyo cya gatatu ko gishobora kuzaduhuriza ahantu hamwe runaka, ni hantu twajye tubukura bya buri munsi? Icya nyuma rero nicyo cyaduhurije ahangaha nyirizina, ari nacyo gihe nifuza ko twaheraho. Twatangiye gukora ubusizi nk'amuga yadutunga twembi, kuko ari ubikora biramutunga, ari n'ababiha birabatunga, kuko nzi neza yuko ubusizi dukora ari abo bwagiye buhindurira ubuzima, hari abo bwagiye bwubakira ubuzima. Ibyo nagiye mbibona kenshi mu makomenti mugenda mumpa, nanashimira cyane. Twatangiye gukorana rero ku itariki ya 3 Nzeri 2019, none turi ku itariki ya 3 ishyiki ya 4 z'ukwa 5 Gicurasi 2023. Ntekereza ko imyaka 4 ntago ari imyaka myinshi, ku buryo ibyo tugezeho cyangwa ibyo aho twerekeza, ikirere cyerekana yuko ejo cyangwa ejo bundi imvura yagwa, ntago ari ibintu byo gukerenswa. Rero none habaye umwihariko. Murabizi yuko izi mbuga tuzifungura, nafunguye ndi umuntu wa mbere, ubu wa kabiri, undi wa gatatu, turakura, none twabaye abantu 100 birenga. None hadushyize iki kiganiro turi abantu bakaba 110 ku busizi. Shene yacu mubyibuke neza, nta kindi kintu kiriho uretse uyu munsi dushyize iki kiganiro, nacyo kishimwe. Nta wundi munsi twigeze dushyira ikiganiro kibisi cyangwa kirabura cyangwa cyera kivuga ibindi bitari ubusizi. Byaba buri kwezi, byaba buri mezi abiri, byaba buri mwaka, ariko ibiho ni ibisigo gusa. Rero biratangaje kubona twabashije kuzuza 100 birenga. Bityo rero abantu bashinze uru rukuta baduhaye igikombe cy'ishimwe cy'uko twakoze neza, cy'uko content twaremye cyangwa dushyiraho buri munsi yashimwe n'abantu benshi. Numva binteye akayayiho, ndavuga nti kuki ntabiganiriza abantu batumye tubigeraho, kuki yaba byankundiraga. Nuko nabonye turi bisagara byinshi, hari abankunda bari mu Burayi, hari abankunda bari muri Amerika, Aziya, za Oceania, abari mu Rwanda ari naho jewe ndi, ni benshi. Yaba byankundiraga nakabateretse intango, ku mugani wa nyakwigendera burabyo butatse u Rwanda, kasaye inzoga rubutuye ishyanga umutwaro w'indashyikirwa. Yavuze ngo iyi ntango niyi rero yakabugombye kuba intango yo tugataramira ku kintu, nibura ubasha agasembuye bakamushyiriramo agafu, ubasha umutobe nawe ntacyo bitwaye. Yewe nariba burya ngo ntiyica n'ubwaho ugavuga ngo amazi n'ay'umuhoro. Nuko rero ntago ndi butinde dore ko tudafite igihe kinini. Iki gifurumba mubona hano nanze kugifungura ntarakibereka, cyambutse amazi magari ngeri ndende kingeraho, bambwira yuko ari giye bazaba bakizaniye. Ntago nabyizeraga kitaraza, kugira ubwo kigeze inaha barampamagara bati turi ku muryango, twari tukuzaniye igihembo cyawe cy'ishimwe. Nanze kugifungura rero ntaza kwizera yuko cyaba kirimo cyangwa kitarimo, kandi ari mwebwe mwatumye mbigira. Ndavuga nti reka nze kugifungurira mu maso yanyu rwose turebe koko niba ibyo bintu ari byo. Ndumva aricyo twakwigizaho hari. Tugipfundure ku mugaragaro, idusanga ari igihembo koko kitwizihire, nidusanga ari igisasu menye yuko rumaga mutamwangaga nk'ay'umusengo. Ndamenye gipfundurwa gitese kandi
ko mbona aba bakirumanyije nkaho kidasanze nyiracyo niko sabe yago namfashije ibi bimana by'inka yanjye kirafungutse. Nubwo muri muryana no kuri umusaruro uraryoha, ikintu kiba gifunze neza. Nibagiye kubabwira inyuma cyanditseho ngo rumagaba nseka nabo, kiranejeje cyane. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take a part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Thank you, Rick. If your award was damaged during shipping or if you have any question, please contact us. Dore akangaka ni akangombwa baba bampaye ngo nzababwire niba cyangezeho. Do you remember your first subscriber? Ese uribuka umuntu wa mbere wa subscribinze kuri chaîne yanjye? Ni jewe, ndabyibuka nafunguye email bigezo mpita ni subscribing. Yo 100th ntago muzi w'ijana mugira amana, ariko uko biri kose ni wowe pe, ni wowe kandi ndagushimira naranyuzwe. Umuntu wa subscribinze w'igihumbi, chances are you do, and you know that you definitely remember your 100,000 subscriber. Ndahirwa. Iyi ni lettre baba bampaye ivuga ibintu 121 ntabasha kuza kurondora, ariko nzi neza yuko ari byiza atari bibi. Gusa basoza batubwira ngo so keep building. We can't wait to see that you will do next, and we'll be here to support you along the way. And who knows? No one, just you. When you reach your million subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? Maze rero na miliyoni tuzayigire. Kandi nabonye ko birashoboka. Ngo bakadushimira cyane, cyatanzwe na head of YouTube bo bita ngo ni mwanya. Inka yanjye shomeri, cya kintu ni cyiza. Junior Rumaga ni igihembo gisa neza cyane. Presented to Junior Rumaga for passing 100,000 subscribers from where YouTube. Menya bagwiriza n'akantu ko kugihanagura niko mubona hano ngo ntikizatora urume ntikizatora umugesi. Dore rero igihembo cyacu ni iki ngiki, imvune zacu ni ikizamaze, umusaruro wavuye mu majoro turara, umusaruro wavuye mu manywa twirirwa, umusaruro wavuye mu gusaba location zo gushutingiramo, umusaruro wavuye mu studio turaramo, umusaruro wavuye mu bitekerezo mu mpango nandike, umusaruro wavuye aho hose twagiye dufatanya n'uyu nguyu. Kandi iyi ni intangiriro y'umudiho. Rero iteka intangiriro y'umudiho akenshi zari morale. Ntekereza ko morale yabingiye. Nezerewe cyane rero kubw'iki gihembo. Ndabashimiye kweri, ndabashimiye. Kirasa neza cyane ku buryo numva hari nzajya nkisegura kugeza umunsi tubonye icya miliyoni. Ntabwo uri ibyo gusa, ndabona kirimo utuntu. Recognize your team. Barakoze cyane, baba babikwibukije ngo uzazirikana ikipe yawe. Mbere na mbere ndashimira mwebwe, wewe wakanze subscribe, wowe ukurikirana ibintu byanjye ugakanda ku gisigo cya mbere mpaka kirangiye. Ni ibintu twatangiye tutazi neza yuko abantu bakumva, ahubwo tugira ikibazo nyuma cyuko abo mu bikeneye ni byinshi muri benshi, ariko twebwe ntabwo twaba benshi bakora ibisigo. Rero ndashimiye wowe, nshimiye umuntu wese wakoze subscribe, nshimiye by'umwihariko abana mujye mumbwira ngo twebwe dufata ibisigo byacu tukabyumvisha abanyogokuru, dufata ibisigo byacu tukabyumvisha aba mama, dufata ibisigo byacu tukabyumvisha aba papa ba sogokuru. Biranezeza cyane, binyereka yuko hari urundi Rwanda nyuma y'urunguru.
ndashimira rero by'umwihariko team dukorana umunsi ku munsi. Ngira abantu babiri cyangwa batatu ariko ndivuge bane kuko n'ubundi tuba twuzuye bamfashije kuva ntangiye ibi bintu. Uwa mbere ni Panda Eugene, mwaramubonye ejo bundi twari turi kumwe muri The Choice Award. Ni director wanjye kuva kuri wumvute kugera ku gisigo ngiye kuzasohora kuwa gatanu kurikira ku itariki 12 nise mawe mushonje muhishiwe. Ndamushimira cyane Panda, warakoze. Ndashimira uyu muvandimwe Jovial twakoranye kuva kuri wumvute igisigo cya mbere, ni ufata amashusho y'ibisigo byanjye 99.9% kugera none. Ntago muzi icyo bidusaba ariko biratugora cyane kugira ngo ukore inkuru mu buryo bw'amashusho n'amajwi. Mu bisigo biragora kugira ngo ufate igisigo cy'iminota 10 ugishutinge, atari filime atari indirimbo, ari ibintu byufate mu mutwe mukabonera detail, biragora cyane. Ndamushimiye cyane. Ndashimira by'umwihariko nanone abandi bantu badufasha muri technique. Bahari Ruth mujya mumubona, mwana w'umukobwa w'umuhanga cyane, yanegukanye ikamba ngo ry'imyororokere hari muri Miss Rwanda iheruka. Bahari ndagushimiye cyane, adufasha muri technique mu bijyanye na communication z'abantu duwenda tugiye gukorana nabo, adufasha muki. Nkashimira Rusine Patrick nawe ari muri team ya Siga Rwanda, twakoranye igihe kinini, yewe n'uyu munsi tukiri kumwe, adufasha nawe muri ibyo ngibyo, kutumenyera location ese twakorera hehe, ese twakora ryari, ibikoresho byava hehe. Ndamushimiye cyane. Igisumba ibyo rero ndashima Imana kuko nibi bikoze ntago ari uko ari jyewe jyenyine musizi uri naha, yewe nta nubwo ari jye muhanga mu basizi bari naha. Kuba rero mbaye umusizi wa mbere wagwiza 100,000 ntigeze ngura nkuko numva abandi babikora, ntigeze nkora icyo ahubwo ari ibikorwa byatumye tubigeraho. Imana y'u Rwanda ihorana namwe kandi Imana y'u Rwanda ihorana nanjye. Banezerewe nuko Imana iba mu bintu byanjye, nanjye nzaguma mu ruhande rwayo. Rero munsi baravuga ngo share the recognition by allowing your team to purchase a personalized creator award. To purchase authorized copies of your creator award, email society award at YouTube. Ibi ngibi tuzabiganiraho nyuma. Rero ntekereza yuko nta gikomeye cyari gusumba ibi ngibi. Ni igikombe gisa neza cyane, umuntu akorera igihe kinini cyane. Nasaba yuko dushyikire n'abandi basizi, ntabere umaga gusa, ntabende, ahubwo twese tubone bino bikombe nkuko biri mu banyamakuru, nkuko biri mu bahanzi, bibe no mu basizi benshi ku bwinshi. Ndagishyira habona kuko nyihorera nkibuze nababara. Ni igikombe rero baza bapakiye neza, inyuma harimo impapuro bambwiye ngo ni invoice, sinzi niba gerekezwa n'amafaranga, nabyo ndajya kubaza. Dore nuko iki nicyo gihoho kiba kirimo, ubundi bakansaba yuko nyuma yuko nkibonye ngo ndi bubasinyire yuko cyangezeho ngayo nguko. Dore iyi ni kashi ya Siga Rwanda, aho bambwiye ngo nze kushyiraho ikimangu mu Kinyarwanda niyo kashe. Dore ngiyi lettre yabo ukuntu ibimeze, ubwo ngubwo no gushyiraho ikimangu. Siga Rwanda, Siga Rwanda koko, u Rwanda rwa Siga. Ubu ngubu noneho najya mbyemera. Ntago ari ibyo gusa, ntago ari ibyo gusa, none dufite byinshi byo kuvugaho, ariko nsigaje bikeya kuruta ibyari bivuzwe. Nizere ko aho uhagaze cyangwa wicaye n'impamo udakomeye amashyi bino bintu tugezeho, niyishime mu mutima. Urakoze cyane gufata umunota wo kwishimira ibyo. Iki gikombe ndakigutuye, iki gikombe ndakibatuye, maze ibyishimo mureke bitangirira aha rero. Bibere nka za ndirimbo ngero z'abakongomani, ahijya kugabanyiriza ijwi ariho umudiho utangirira. Mbazana izindi nkuru nziza cyane. Inkuru ya mbere, n'abantu benshi mwagiye mumbwira Rumaga dukunda ubusizi bwawe, ariko uzadufashe tubona aho twakwigira ubusizi cyangwa twakura ibitabo bidufasha kugira ngo n'abana bacu natwe ubwacu tubashe gusoma, tumenye amateka, tumenye ubusizi. Ko navuze ko nubwo ubusizi buvukanwa, umuntu yagufasha kubwiga ukagira nibura ibintu byawe mu birori byo mu rugo cyangwa by'umuryango nawe ubasha kwiremera. Icyo rero ntabwo cyo cyoroshye, ariko naragerageje. Nashyizeho website, muri buyibone mu mugongo, ni sigarwanda.com. Iyo website igiye guhera uyu munsi natangiye gushyiraho ibitabo nanjye nifashisha nsoma, menya amateka, ibiganiro mba nagiranye n'abasaza nkabyandika mu bitabo.
uragenda kuri website ushake mu mwanya hejuru kuri website hariho icyumba cyitwa ngo librairie Siga Rwanda. Ni librairie ikora mu buryo bw'ibiremereye no mu buryo bw'ibyoroshye, ni nko kuvuga hard copy and soft copy. Uryaho ukaba wakimanura igitabo ukakigura bakakiguhereza ukagenda ukagisoma mu buryo bw'i soft, cyangwa bitihi ukaba watwandikira kuri nimero ziba ziriho kuri contact bakakikuzanira mu isi yose urimo. Abari mu Rwanda biroroshye ariko abari mu mahanga biroroshye kuruta. Ntasi waba urimo ku buryo icyo gitabo kitakugeraho. Ikindi cyongeraho hariho album z'ibisigo, nibyo ntekereza ko nzanyakiraho gusa. Ubu hamaze kugera album ebyiri, hariho iyanjye mawe yenda kurangira, ariko nanabararikira yuko izarangira dushyira hindi. Hari indi album namaze gutegura nayo izahita ijyaho. Hariho n'indi album ya Tuyisenge Olivier umusizi yitwa Ikimenamutwe, album y'ibisigo 31 ku bihumbi byo 2020 ukigurira album nziza cyane. Ku bantu bakunze inyandiko rero ndabararikira ibitabo bimwe bikurikira. Hari ibitabo byanditswe n'umugabo bita Nyirishema Celestin, ni ibitabo byiza cyane, nk'igitabo cyitwa ibyo ku ngoma z'abami unyuze ku muzi w'abasuka. Nge nari mfite rimwe ariko duhuye yampaye kirimo rimwe na kabiri, nicyo nashyize kuri web. Igitabo cyitwa ngo ibyatahuwe ku mateka y'u Rwanda n'u Burundi. Iki gitabo nta handi hantu uzakibona, kirimo ibintu bitaba handi. Jewe nagira ubuntu bwo kuba ibyo bitabo narabisomye. Ni igitabo gitangaje, ibyatahuwe nta handi hantu byanditse. Harimo amateka y'u Rwanda n'umurage w'insigamigani. Mujya mwumva bavuga ngo wenda ngo yaragashize nka Gashamura, yaciye wamerezayo. Ibyo byose biba bifite intekerezo z'ahantu byabereye n'igihe byabereye. Hariho igitabo rero kibisobanura, aricyo cy'icyo ngicyo kivuga amateka y'u Rwanda n'umurage w'insigamigani. Amateka y'u Rwanda n'umurage w'insigamigani hariho volume ebyiri cyangwa ibice bibiri, icya mbere n'icya kabiri. Ni ibitabo byiza cyane bivuga amateka muzi yuko ibintu bimeze. Hakaba ikindi gitabo kivuga ingoma ya Mutara Rwogera na Nyiramavugo Nyiramongi. Abantu benshi bakunda kwibaza kuki ababyeyi babyara ba Mutara ba nyina batitwa ba Nyiramutara nk'uko twumva ngo Nyirayuhi ibanga riraho, kuki yitwa Nyiramavugo? Ese kuki Rwogera yayoborewe na nyina igihe kinini bigera naho ikizuru kigeze kumubwira ngo rero mawe cyabwiye Rwogera ubwe, genda uhitema abayoboke bawe na nyoka hitema abe ubatware nyoka babici. Ni igitabo kirimo usoma ukumva ko kuranyuzwe cyane. Ese wavuze ngo umuntu yanyoye ya nyuma, ngo kanaka yanyweshejwe ya nyuma, no kunywa amata ya nyuma, ubundi umuntu anywa ya nyuma yapfuye. Rero hari ubwo bayakunyweshaga. Kuki bavuga ngo Nyiramavugo Nyiramongi yanyweshejwe ya nyuma? Hari habaye iki? Ni igitabo cyiza cyane. Hakaza ikindi gitabo kivuga ngo ibitero by'ishyanga. Ubundi mu Kinyarwanda ubuke bw'ishyanga ni icyaro. Ubwo abantu muri ishyanga mwumve ko mugira n'icyaro namwe ubwanyu, kandi ahantu hose ni ishyanga, cyane cyane ahantu utari. Rero ibyo byose birimo ahangaha. Rero mu bitero by'ishyanga hazamo n'intambara zagaruye u Rwanda. Twibaza bavuga batubwira ngo u Rwanda rwo mu kinyejana cya 13 ngo Gihanga niwe wahanze. Byagenze biti? Yaruhanze ubundi arukuye he? Imbere yuko aruhanga hari iki? Ibitero byagaruye u Rwanda byarugaruye rubikuye he? Ese ko tuvuga ngo abahutu ngo abatutsi ngo abatwa, ubundi ibyo bintu biva he? Ko bavuga ngo abahutu ngo n'abayahudi, inkomoko nyirizina yaturutse kuki? Abatwa bavuga ngo n'abahigi, byaturutse kuki? Abatutsi bavuga ngo n'abatunzi, byaturutse kuki? Biva kuki? Bituma mwe babeshya ngo baturutse ahangaha. Ni ukutamenya amateka. Ibi bitabo birimo amateka yose wakenera atuma ubasha kumenya ibintu mu buryo wabisobanura, atuma ubasha gutyaza ubwenge, atuma ushobora gusobanurira umwana wawe aho ibintu byaturutse, atuma umwana ashobora kumenya amateka y'igihugu cye. Nta handi wabikura rero, ni kuri sigarwanda.com. Icyo turakivaho rero twinjire ku kintu abantu benshi bahoraga bansabaga ko nazakora uburyo bajya babona nibura ahantu bashobora kujya gutarama ubusizi, ahantu ushobora gukura ubusizi bubisi gusa. Nta bitaramo twagiraga. Nashyizeho rero uburyo bwo tuzajya dutaramamo. Nashinzwe cyitwa soirée pomedique, nibanga pomedique. Harimo soirée n'ubuhanzi buvura. Tuzajya dutarama buri wa gatanu w'ukwezi ahantu ndi bubabwire mu minsi iza.
tuganire ku busizi, dutarame ku busizi buvanzemo n'ikindi kintu, ari ryo gubyo ryatumye bwitwa pomedique ntibwitwe poetique. Iyo soirée rero ntukayisibe, ntukayicike, tuzajya twiruhura, tugira umwanya wo kubazanya, habeho ama performance nkuko mubishaka, ibisigo byo maze kugira byinshi, yewe nibyo ntarabaha nibyo byinshi, icyo nacyo mukimbikira ahantu. Ikindi ni bibiri, twadusigaje bibiri muri bitanu, ariko bibiri bikubiyemo ikintu kimwe. Album Mawe na album ivuga ku buzima butangaje mugiye kuzumva mu gisigo ngiye gusohora ejo bundi ku itariki ya 12 z'ukwa gatanu 2023. Ikaba ari album nandikishije amaraso y'umutima wanjye, nandikishije imbamutima zanjye za byasumba ikindi gihangano cyose nakoze. Mawe nicyo gisigo cya mbere ntekereza yuko kizaba ari cya mbere kuri jewe, nubwo nibindi bikunda ariko cyo gifite umwihariko cyane. Rero kuri uwo gatanu mfite pre-launch. Mbere yuko nzakora album launch, ndabanza numvisha abantu koko uzaze kugura ibintu uzi. Ntago ari bya bintu byo yuko Nyabugogo nigeze kumva inkuru avuga ngo wajya kujyayo umuntu akakwereka telefone agatavuga ngo ishyura nkupfunyikira, agahita apfunyikamo igisabune, wataha wafungura ukabona baguhaye tembo cyangwa akayuzi. Oya, ntago nshaka kuzabapfunyikira, ndagira ngo umuntu uzaza mu gitaramo azaza zicyo aje kugura. Kuri uwo gatanu rero nzakora album screening, no gutumira muzihangana kuko ntekereza ko babinsabye ni benshi, ariko nawe waza kunyandikira niba wifuza kwaboneka. Kuri uwo gatanu tuzakora pre-launch, mbataramire ku bisigo, nzane na bamwe mu bantu tuzakorana tubataramire ku busizi bubisi. Nyuma yaho rero ku itariki muyandika itariki ngiye kubabwira, ku itariki ya 2 Nyakanga 2023 dufite igitaramo karahabutaka, je niko nabyita, igitaramo cy'ubusizi gusa. Aho nifuza ko muzanshyigikira ni igitaramo ndi butangire vuba gutangira kugurisha amatike, tukabona amezi 2 yo kukitegura, tukabona amezi 2 yo kugihereza umwanya yo kukigaho, tukabona amezi 2 yo gusaba ese cyakorwa gite. Natanze igitekerezo, nifuza ko niba ufite umwana uzikakunda ubusizi uzamumpe, uzanyandikire ku mbuga zanjye nazanyira akabuga, burya buga nige uzikoreshereza ndasubiza, uzanyandikire tubahimbira abo bana dusigo dutoya ku buryo kuri uwo munsi habaho umwanya wo gutura ibisiga ababyeyi babo. Kuko na album n'ubundi nise Mawe bivuga mama mu Kinyarwanda, no gushimira nyine. Ntekereza yuko rero twavuga byinshi, gusa mbikuye ku mutima. Ndashimira buri umwe, ndashimira abantu mwiyita abafana, ariko jewe nitabakunze kuko nabasobanuriye. Umuntu nkunda afite impamvu, uwo n'umukunzi wanjye. Umuntu unyanga afite impamvu, uwo n'umukunzi wanjye. Umuntu unyanga nta mpamvu, uwo n'umukunzi wanjye. Umuntu wenyine unyanga afite impamvu, nta mpamvu afite, uwo ni umwanzi wanjye. Rero urumva abakunzi banjye muri batatu, umwanzi naho yaba umwe twamunesha. Rero ndabashimira, mwagize uruhare rukomeye cyane mwizamuka cyangwa mwigaragara rya Rumaga wanseka nabo cya Junior Rumaga. Ndabashimira cyane uburyo mukomeza kunshyigikira ku mbuga zanjye zose nazanyira akabuga. Uyu mwaka twegukanyemo ibihembo nk'abasiza pana nk'abandi bahanzi, n'amashimwe akomeye cyane. Rero ndabatumiye ku itariki ya 2 z'ukwa karindwi 2023 muzaze dutarama ubusizi. Hazahara abandi bantu benshi batari Rumaga, nzagenda mbababwira umunsi ku munsi, ariko umuntu wese uzi ko ari kuri album yanjye ushira impumu tuzaba turi kumwe. Tuzatarama ubusizi gusa, tuzatarama gisizi, agati gaturika kandi kamere. Maze rero mpamagaye Rumaga mwitaba u Rwanda ruzira umwaga. Impamvu burya ari mwebwe, ntago nagira umwaga mbafite, kuko intsinzi zose nagiye nzigira kubera mwebwe. Imana y'u Rwanda ihorana namwe, murakagwira. Mureke dukomeze dukora ubusizi. Nyuma y'iki ngiki kuwundi wa gatanu ndabahereza Mawe, utazayikunda nzanyagirwa iki. Murakoze cyane.